umuntu mwegeranye mubwire ngo nubona byagucanze jya ushaka umuntu w'Imana. Tell your neighbor that if it confuses you, seek for the man of God. Hallelujah. Jya ushaka umuntu w'Imana. Seek for the servants of God. Na kera kose barabashaka. Even in the ancient time they used to seek for them. Umva gatatu amavuta akora. The third that anointing does. Amavuta tubohora ku ndwara zose. Anointing sets us free about any illness. Amavuta duhuza n'abakomeye. Anointing connects us with great people. Dawidi amaze gusigwa. After David was anointed, nibwo yahuye na Sawuli. this is when he met Saul. Igitabo cya mbere cya Samuel. First book of Samuel. Igice cya 16 se gusoma. Chapter 16, read. Amaze gusigwa. After he was anointed. Nibwo Sawuli yashatse umucuranzi atarasigwa nigeze agera ibwami. This is when Saul was looking for a musicians and he yet reached in the palace. Ari abantu washatse guhura nabo biranga. Are there some people whom you wanted to meet and it couldn't work for you? Amavuta yita igihanda cyananiranye muri famiye. Yita igihanda cyananiranye mu muryango. Anointing kills a giant that she wasn't capable to kill in your family. Hari umugabo witwa Goliath. There was a man called Goliath. Yari yaratutse ubwoko bw'Abisiraheli. He insulted Israelites. Yabututse iminsi 40. He insulted them for 40 days. Ariko ku munsi wa 40. But on 14th, Imana yagurutse umugabo yasize witwa Dawidi. God raised the man he anointed called David. Igihanda yari yakishe. And he killed that giant. Muhe ikiganza mumbarize ngo igihanda kiba mu muryango we wanyu urakize. Gonna hand to your neighbor and ask them, do you know the giant that's in your family? Abigihanda cy'ubukene. Do you have the giant of Kubyarira mu poverty? rugo. Giving birth while you're not married? Kubengwa. To be deceived in your Kubaka ingo nizikomere. relationships, to destroy, breaking up in your marriages. Ni wobaye Dawidi w'umuryango kuko ni wowe usize. Seventh, aya mavuta this anointing azana ubukire. brings riches. Zaburi ya 23 niho shoreje. Subyiyumvire utagira ngo ibintu ndimo. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Yego. Ubwo subukire. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Yego. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Yego. Anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ishimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Agize ate? Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Yego. Unsiza amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kirasesekara. Umva mubwire. Hallelujah. Amavuta. Usiza amavuta hehe? Mu mutwe. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Hey. Urabyumvise none? Did you get that then? Icyakabira amavuta akora. The second that the anointing does, Amavuta arangiza intambara. the anointing ends the battles. Andi kuvuge ngo intambara zose zari ziri mu buzima bwanjye iri joro zirarangira mu izina rya Yesu. Note down and say that all battles that was in my life will be over tonight. Igitabo cya mbere cya Samuel. First book of Samuel, Igice cya 9. chapter 9. Shira icyo cyanditswe abantu bacyumve bumve ko ibyo mbabwira byanditse. Please project the scripture for people to believe that what I'm saying is written. Samuel wa mbere 9. First Samuel 9. Ora. Wari abasongora ya soma. Hallelujah. Yes. Soma. Hariho umugabo wo mu Benyamini witwaga Kishi Yego. mwene Abiyeli mwene Serori mwene Bekorati mwene Afiya umwana wo mu Benyamini umugabo ukomeye w'intwari. Komeza ihute. Kandi yari afite umuhungu mwiza w'umusore witwaga Sawuli. Nta muntu n'umwe mu Bisirayeli wamurutaga ubwiza. Wapi nawe? Kandi yasumbaga abantu bose bamugeraga ku rutugu. Bukeye indogobe za Kishi se wa Sawuli zirazimira. Kishi abwira umuhungu we Sawuli ati, ubu ngubu jyana umugaragu wacu umwe mujye gushaka indogobe. Nuko arahaguruka anyura mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu no mu gihugu cy'Ishalisha ntibazibona. Maze banyura mu gihugu cy'Ishalimu barazibura. Banyura mu gihugu cy'Ababenyamini naho ntibazibona. Bategereje umunyamavuta uri bubereke
umva umugabo yavutse agomba kuba umwami bamujyana kurogora indogobe kuragira indogobe ukeneye Samweli uri bukujyane ku musozi wawe aya mavuta agiye kukwereka umusozi wawe aya mavuta agiye kukwereka icyo ukora aya mavuta agiye kugwishurira bakuragije indogobe baguhingishije ibijumba baguhingishije ibishyimbo kandi wowe ikirere cyawe wagombaga kuba minisita hari ibirere. The man was born and he was supposed to be the king, but yet they took him for shepherding donkeys. You did the work that differs from your mountain of influence, but today you are going to meet the prophet and he will take you to the mountain of your influence. Ugiye gusigwa amavuta kujyana ku musozi wawe. You are going to be anointed for joining your mountain of influence. Hallelujah. Hanyuma di bukeye bagera mu gihugu cy'Isufi. Sawuli abwira umugaragu we bari kumwe ati hoshi dusubireyo kugira ngo data atareka guhagarikira indogobe umutima akaba ari twe awuhagarikira. Yego nawe aramubwira ati excuse me, can I have the slide? Komeza. Nawe aramubwira ati muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana. Yego kandi ni umuntu wubahwa. Yego ibyo avuga byose bijya bisohora rwose. None tujyeyo ahari yadusobanurira iby'urugendo rwacu turimo. Be umuntu mwegeranye mubwire ngo nubona byagucanze ushaka umuntu w'Imana. Tell your neighbor that if it confuse you, seek for the servant of God. Hallelujah. Ushaka umuntu w'Imana. Seek for the servant of God. Na kera kose barabashaka. Even in the ancient time they used to seek for them. Umva rata soma nisores. Next. Sauli abaza umugaragu ati ariko se nitujyayo turamutura iki? Ko impambi ishize mukangara mu nkangara zacu kandi ko tudafite impano yo gushyira uwo muntu w'Imana, mbese dufite iki? Uwo mugaragu yongera gusubiza Sawuli ati dore mu ntoki zanjye mfitemo igice cya 4 cya shekeri y'ifeza, nicyo ndi buture uwo muntu w'Imana kugira ngo atuyobore. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo nukajya ujya kureba bamenya utateguye uburyo bwo kujyayo. Tell your neighbor that do not go to find a prophet what you did not prepare yourself. Urimo murabisoma? Can you read that? Nta muntu wajya kujya kwa bamenya atikore. No one used to go to find a prophet without carrying something. Buri impamvu bamwe mujya muvuga ngo mujya kubareba bakabesikoroka arahagera umunsi wa mbere wahagera agategereza kuri bumuture agaheba ejo kagaruka ati none hasigaye ndayamwikuriramo. Mubarinde muhagarare muri ibi byanditswe. Actually, you go to meet them for the first time, they wait that you can give out something, you don't do that. For the second time, you don't do that. And for the third time, he decides to get it by himself from you. Nashaka be Joyce May. Though can be Joyce Mayer. Urabona ni umuherwe kazi. You see she's really rich. Nujya kumureba. If you go to find her, niyo ryaba ari dolari rimwe ari ryo ufite. even though can be $1 and is what you have. Uzavuge ngo narigishijwe. Please say that I was taught. Sinaza kureba bamenya. I cannot come to meet a prophet Nimbokoboko. empty-handed. Kirya gihe At that time, we yasigiwe kugusabira umugisha. he was anointed to pray for you the blessing. Uzana icyo ufite You bring what you have ukakimuhereza. and you give it to her. Uzarebe niyo ugikoze nyuma arongera akakugura ngo garuka. When you do it later, when you're going to go outside, he tells you that come back. Gusa n'ibiganza byawe. And he tell you that bring your Mu hand. izina rya Yesu. That in the name of Ibi Jesus. biganza byawe bihabwe umugisha. May your hands be blessed. Ntabwo iryo dolari rimwe ari ryo rije guhindura ubuzima bwe aho guhagaze mu ihame ry'Imana. The dollar is not coming to change their lives, but you're standing in the principle of God. Ayo ni amahame. Those are principles. Yesu ashimwe. Praise be to Jesus. Umuntu wayigishijwe neza abaho ubuzima bwiza. The person who is well taught lives a good life. Nukureba bamenye. It is to find the prophet. Yaba bahe. Wherever he can stay. Yaba ari muri Uganda. Though can be in Uganda. Aho yaba ari hose. Wherever he can stay. N'urwego rwose yaba ariho. And at any level he's on. Yaba akennye upfa kuba ugiye kumushaka. Whether he's poor, just that you're going to find them. Yaba ari umuherwe afite amadege upfa kuba ugiye kumureba. Though can be rich and they own hands, just that you're going to find them. Amavuta nibayagura amavuta bayabibamo. They do not buy anointing, but they sow in anointing.
wabisomye Did you read that? ni ibyanditswe Are scriptures. mujye mubyandika ariko Please note them somewhere mubeho ubuzima buzima and live a good life. ngo se nguriya muntu se kakomeye ngo buriya namuha 1,000 none se kari cyo ufite. And you say, that man is really great. How can I offer to him 1,000? It is what you have. nubura icyo umuha If you don't have something to offer, ujye umbwira ngo mukozi w'Imana speak to them, the servant of God. si uko It's nabyirengagije not that I ignored it. ahubwo Bad. nta kintu ufite. I have nothing. ahita avuga ngo uyu muntu azi amahame nuko nta bushobozi afite. ahita akubwira ngo ndagusengeye Imana igende kuremera ubushobozi. He just said that this person knows principles, though he doesn't have something to give out, but he directly pray for you that may God give you capacity. wowe rero urirarira You just stand there ukajyayo and you go there kandi urabizi and you're sure of that. kandi urabizi mu mufuka urera mu ishakoshi urera buri kimwe cyose kirera. Imana iguha umugisha ufite amavuta pe mubwire yuzuza aho hantu hatari ikintu mubwize ukuri mubwire ngo mukozi w'Imana nk'uko Imana ibikweretse nta kintu ufite sinjya njya kureba bamenya nikoreye narigishijwe ariko dore ukomeze sengera azagusengera aha hantu hari vide Imana ihareme. You just go there and pretend to do not speak out to the truth of how the situation you're in is. And you just say, hey, thank you so much, servant of God. You really anointed. No, tell him where you have a gap so that he may pray for you and he fill that gap and practice the principle. icyo cyanditswe wari ukizi Did you know that scripture? ndagira ngo nacyo kimenye I want you to know it. kuko twize ku mwuka wa gihanuzi Because we learned the spirit of prophecy. nuko babana na babamenye. This is how you can live with a prophet. Yesu ashimwe. Praise be to ubu Jesus. nureba Can't you see now? sinjya apfa gusaba abakozi b'Imana randevu I do not ask an appointment for servant of God. ndabanza nkabitegura kandi nanjye ndiwe. I first prepare that and I am a servant of God too. Yesu ashimwe. Praise be to Jesus. ari abana bari muri Canada bo barabizi. There are some children who stays in Canada and they know this. nagiye kureba umugabo hariya Toronto ejo bundi I went to meet a man in Toronto. afite hegitari 25 z'ubutaka. He has 25 hectares of plot. yubatse urusengero rukomeye cyane muri Canada mbega uragera akakwereka afite abakozi b'abazungu nibo baba bakoropa abandi bakata jaride. He built a very beautiful church and there are different workers there, right? There are ones who take care of gardens, things like that. ni nawe wari wamaye invitation And he's the one who invited me. ngenda ngiye kumureba I went there just to find him. ngiye kumwereka n'abana bari muri Canada bacu b'abakristo ngo bagire bamusohoze. I was going to show him the children that we have in Canada so that they may greet him. tuhageze tuza kwakirwa n'abazungukazi beza cyane. When we arrived, we was welcomed by beautiful white ladies. ninjira muri church ye ngira ubwoba. I entered in his church and I was really surprised. arambwira ngo uru ni rwo rusengero rwa kabiri muri Canada rufite ubutaka bunini. He told me that it is the second church in Canada that has a big place. ninjiye muri ofisi ye arambwira ngo dore umubyeyi wanjye mu mwuka bamwita David Oyedepo aza kusura kenshi hano. And when I entered in his office, he told me that my spiritual father is called David Oyedepo and he comes to visit me here. sanga harimo amafoto ye. I found that his pictures was hung and I was really surprised. David Oyedepo ni umukire wa kabiri ku isi mu bapasiteri bakize. David Oyedepo is the second rich pastor on the arimo world. arubaka urusengero rw'icaza 320. He is building a church that can host 3,020. na stade irubakwa bingana za football za Catalonia ziriya za Barcelona ntabwo zigezaho. There is no stadium, Catalonia, basketball that are built which are big like that church. afite indege zirenga 5. He has more than 5 planes. Yesu ashimwe. Praise be to Jesus. ndaje arambwira ati niwe papa wanjye usanga hari ibirere abana twe turi kumwe muri Canada barabyibuka none ndangije kugira ngo uzamugeraho babikomeye madamu waraza aranyakira ndangije arambwira ati aposo mukanya arabashe n'umudokiteri ngiye kubona mbona ako kugira ngo umugereho nyine twagezeyo naga iryo joro rarubonanye nawe urara kuri hoteli ugategereza bakabanza bakagutegura iyo uje ntabwo mu gitondo ufatira petit déjeuner kuri hoteli ujye kuyafatira ahantu hateguwe mbega ibirere. Did not meet him
directly. You spend there the night and get ready. They prepare you so that you may go to join the breakfast to the planned place. Actually, our great realms. noneho And then arafata he took me. ngiye urumva tuvayo We came from there. baduha aderesi They gave us address. tuba turaje We came. tugera kuri caci We reached to the church. hari amasare y'amanama There are halls of meetings. hari aho bakirira abashyitsi There are rooms of guests. hari ahari nka resitora y'inyenyeri 5 There are 5-star hotels. Oh my God. umugabo aranyire ngiye kubona mu gihe nyitegereza pose ariko abanyamavuta yarinjiye uzi ko yinjiye nareba mu maso y'amavi yanjye agatangira kunama ureba mu maso ukabona urimo urarabagirana dunama abana nabo twe turi kumwe mbona nabo barapfukamye nkora ku birenge bye ndangije I saw him and I felt my knees was shaking, getting down. Even the children who was together, they was getting on their knees. arambwira ngo And he told me arangije arambwira ngo imana irambwiye ngo baye aposo that God tells me that you become an apostle. hari ikintu yamanuriye There is something he prophesied to me cyasohoye ejo that came to pass yesterday. vuga ngo cyasohoye ejo Say it came to pass yesterday. sinyikubwira kuko urumva kirakomeye I will not tell it to you. I will tell you. No. It's ni great. ikintu kiremereye It is something really heavy. kijyanye n'ibirere Depends on great rains. vuga ngo cyasohoye ejo Say it was fulfilled yesterday. byarakivuze ndavuga ntibyava he He spoke it to me and I was like, how comes? aragikubita He spoke of it. mbega abahanuzi b'ibirere What a prophet of great realms. umugabo urumva gutura umuntu nk'uwo ari nkawe watenya Actually, it's really hard to offer to that man. Actually, if it can be you, you can feel worried of doing that. fata imbuto I took my seed. mutuye ahita ambwira ngo no When I offered to him, he was like, no. ni njye wari ugiye kuguhesha umugisha none niwo ndavuga ni nta kibazo reka nture kugira ngo nikonekite n'iki kirere ituro ryanjye aremera araryakira He said, I was going to bless you, yet you're the one who's offering to me. I said, I need to connect myself with your realm. arahindukira He accepted my offer and he turned to nawe me aragenda anzanira irindi and he brought me another offer. ngo ameshe umugisha azamure ubuzima bwanjye He blessed me for exalting my life. ariko But aho nagize umugisha I was blessed from there kuko nagize umugisha ituro ryanjye akemera kuryakira because he accepted to receive my offer. aryakiriye ndapfuka When he received it, I knelt. arananyemera arambwira ngo nyuma yo kuguhanurira nawe niba ari ikimana ikubwiye kimbwire And he told me that after prophesying to you, if God have told you something, please tell it to me. nabwiye yesu ni niba ari ibintu ubona uzankoresha mu myaka 100 bime kano kanya I told Jesus that if there are things you should use me in 100 years, give it to me now. umuzungukazi And the white woman wamuhesheje aho hantu who gave him that place, w'umukristo we he's Christian. yari afite She had ifi yari amaranye imyaka myinshi a need that she was struggling with for many years. imana irambwira ngo rikoreho And God told me to touch on that need. urabizi nanjye ku mavuta y'indwara ko yesu yayamaye You know that God have given me this anointing of healing. ntabwo yapfukamaga ngo yongere guhaguruka He wasn't capable of kneeling and standing. yahavuye ivi rye ribaye nk'uko yavutse She came from that place after the knee was healed. ikirere kiba kirakomeye And the realm was serious. ako kanya Directly. impamvu mbuvuze buno buhamya ni uko ibyo yamanuriye ejo byarabaye The reason why I'm giving out this testimony, it is because his prophecy came to pass yesterday. ejo nahuye n'ikirere I met a great realm yesterday. ejo nahuye n'ikirere I met a great realm yesterday. reka tubyihorere Let's stop that. ibi ni ibyo mu gikari These are in books. mbabarire I'm Hey! Hallelujah. warekeye aho Stop it. gutekereza icyo kirere Think of that realm. ubwo wakumva mvuze ikirere ugahita ubaza ese pasita ni umwenda mushya yaguze vuga ngo ikirere I can speak of a great realm and you start imagining whether it's a new cloth I bought. No, it's a realm. reka da neza umuntu acyashima imodoka n'amakote waya ni ikirere I no longer thank God for suits or cars. It's a realm. warekeye aho ko ejo nahuye n'ikirere nanjye ni njye Stop it. Yesterday I saw great realm in a way I was
thinking whether it's me or not. mpita nibuka ko ari Kristo uri muri cye. And I remember that is Christ in me. Hey! Hallelujah! Yesu ariko Yesu uri mwiza mwinshi ndagukunda ndakunda. You're good, Jesus. Vuga ngo ikire. Say, Aram. Umugabo baranuriye And the man offered to me. andambika ibiganza aramanurira. He laid his hands upon me and he prophesied to me. Reka mbabwize n'ukuri. Let me tell you the truth. Buriya nari naranze kuba apostle. I denied to be the apostle. Ariko icyejo mbonye kibaye. But when I saw the yesterday miracle happen, Ndavuga ngo wa muhanuzi we wari urimo ubu noneho ndabyemeye apostle ndabyemeye nzabiba. I said, now I can accept to become the apostle because he was deeper in anointing. Ni wabimanuriye. He is the one who prophesied that. Ye byaranuwe nabeshe ariko narimuye n'ikirere. Mbega ikirere mwabagabo mwe. Many people prophesied about that, but it Amen. was a serious and great realm that I met that time. Yesu we. Tekereza umugabo ugera hariya akakubwira ngo ntabwo uri bubwirize ngo ni ukubanza ugasura sitere gusa ukayireba ugataha ukazongera ugatega indege ukava muri Afurika kujya uzasubire muri Canada ugataha utabwiye. Niba abantu bateguye ikirere urusengero ugeramo ukabona ni urugwererane rw'abazungu uragira hariya nuzi ni bari imodoka nuzi ni bari bike nuzi bari za Lamborghini kuvuga ngo ngimana ngo urahagera abakristo basengerewe bafite amajeti bafite Amen. You go there, you find a heavy realm in a way that you can be capable to understand it in that time. Ibaze naremeye nkora kilometero 850. Imagine I had 850 kilometers kuva Montreal urenga Toronto gato. From Montreal to Toronto and passed by Toronto. Vuga ngo ikirere. Say, Aram. Ngiye kwiconnecta. I was going to connect myself. Yeah. Hallelujah. Vuga ngo umugisha urakorerwa n'usengerwa muntu w'Imana. Say the blessing is worked for, not prayed for. Rangiza kiriya cyanditswe n'isoreze. Next. Nzanira ayo mavuta muko siga abantu batahe nisigarire ku kanjye. Kera kose mu Bisirayeli umuntu wese iyo yajyaga gusobanura kose mu Bisirayeli umuntu wese iyo yajyaga gusobanuza Imana yavugaga ati ngwino dusenge bamenya kuko kuri ubu uwitwa umuhanuzi kera ngwino dusange bamenya. Waruvuze dusenge we Kinyarwanda cyawe nawe mukobwa wanjye. I'm sorry. Ndashaka kugisengera kikaba kishe. Ngwino dusange bamenya. Mubwire ngo na kera kose bamenya baramusangaga. Ngwino dusange bamenya kuko kuri ubu uwitwa umuhanuzi kera yitwaga bamenya. Yego. Tugende. Next. Sauli abwira umugaragu ati uvuze neza hoshi tugende. Yego rata. Nuko binjira mu mudugudu aho uwo muntu w'Imana yarari. Bakizamuka mu mudugudu bahahurira n'abakobwa basohoka bajya kuvoma barababaza bati bamenya ariyo. Hanyuma barabasubiza bati ariyo dore ari imbere yanyu aho. Wihute kuko uyu munsi ariho asohoye mu mudugudu none ubu abantu bagiye gutambira mu rusengero rwo ku Kanunga. Nimugera mu mudugudu uwo mwanya muramubona atarazamuka ngo ajye kurira ku Kanunga. Abantu ntibabasha kurya ataraza kuko ari we usabira igitambo umugisha maze abatowe bakabona kurya. None nimuzamuke muramusangayo nonaha. Hanyuma bahera ko bazamuka bajya mu mudugudu bakinjira muri wo bahubirana na Samweli asohotse ajya ku Kanunga. Tugende. Kandi umunsi Sauli arasuka. Wahereje mama presidente wowe ugakoresha icyongereza. Yeah, sure. Biba byiza cyane. Ikinyarwanda rwose ujye wisomera icyongereza mukobwa wa. Okay. Tugende.
kandi umunsi Sawuli arasuka Uwiteka yari yaraye abihishuriye Samweli aramubwira ati ejo nk'amagingo aya nzakoherereza umugabo uturutse mu gihugu cy'Ababenyamini uzamwimicisha amavuta abo umwami w'ubwoko bwanjye Isiraheli bwa Isiraheli yego niwe uzakiza ubwoko bwanjye amaboko y'Abafilisitiya y'Abafilisitiya amaze kugira gute kuko maze kureba abantu banjye ako karahagije amaze kugira gute gusigwa amaze gusigwa After he was anointed. amaze kugira gute After he was anointed. reba umuntu mwegeranye mubwire ngo Abafilisitiya bari barazengereje ubwoko bw'Imana. Tell your neighbor that Philistine disturbed the tribe of God. kandi nawe ufite Abafilisitiya bari bakwegereje And you too, you have Philistines that was closer to you. ariko ikimara gusigwa But as you done by being anointed, izi ntambara z'Abafilisitiya zirahita zirangira mu buzima the bwawe. battles of Philistines will be over in your life. ntacyo uri bukora utarasigwa. You won't do anything while you yet been anointed. ugiye gusigwa Imana yo mu ijuru igwe kurangiza intambara zari ziri mu buzima bwawe. You're going to be anointed and God will give you success in your battles. amavuta ugiye gusigwa agiye kugukoresha ibidasanzwe kandi wari umuntu usanzwe. The anointing you're going to be anointed will use you extraordinary while you was an ordinary person. komera Imana amashyi. Applaud to the Lord. sinongera gusoma ndababwira ibyanditswe. I will not read again. I'll be telling you the scriptures. icya gatatu amavuta akora. The third that anointing does. amavuta tubohora ku ndwara zose. Anointing sets us free about any illness. uyu mugoroba indwara yose wari urwaye mu buzima bwawe irarangira. Today any illness you had in your life shall be over. igitabo cya Yakobo Jacob 5:14 5:14. mbese urarwaye Are you sick? tumira umukuru w'itorero agusengera agusiza amavuta mu izina ry'umwami. Invite the elder of the church, pray for you by anointing you in the name of the King. ikintu cyose cyitwa indwara kiri mu buzima bwawe muri iki cyumweru cy'ubuhanuzi ngiye kugusiga indwara zose zirahita zirangira. Anything called illness in your life, I will anoint you and they will be over. icya kane amavuta akora. The third the anointing does. haleluya haleluya. Hallelujah. amavuta duhuza n'abakomeye. Anointing connects us with great people. Dawidi amaze gusigwa After David was anointed, nibwo yahuye na Sawuli. this is when he met Saul. igitabo cya mbere cya Samweli First book of Samuel, igice cya 16 uze gusoma. chapter 16, read. amaze gusigwa After he was anointed, nibwo Sawuli yashatse umucuranzi atarasigwa nigeze agera ibwami. this is when Saul was looking for a musicians and he yet reached in the palace. ari abantu washatse guhura nabo biranga. Are there some people whom you wanted to meet and it couldn't work for you? ugiye gusigwa bagiye kukwishakira. You're going to be anointed and they'll be locating. mukorongo umubwire ngo abo wakeneye nibo bagiye kugukenera. Tell your neighbor that those who was looking for are the one who shall look for you. amavuta agiye kubirembuza. Anointing is going to call them to you. Hallelujah. 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 hari ikigo washaka kujya gukoramo There is a company you wanted to join, ariko ntabwo wari usize. but you was not anointed. ugiye gusigwa iki kigo kigiye kukwihamagarira. You're going to be anointed and the company shall call you. abantu bamwe bagiye gukora ahantu batigeze badepoza. Some people are going to work Hallelujah. where they did not ask for a job. ayaya abandi bagiye guhabwa akazi badakoze ikizamini. And Hallelujah, others are going hallelujah. to be employed without doing examination. amavuta agiye kubikwera Hallelujah. agiye kubereka ko byose ubishoboye. Anointing amen, is amen. going to convince them that you are capable. vuga ngo amavuta. Say anointing. icya gatanu Thief. amavuta yica igihanda cyananiranye muri famiye, yica igihanda cyananiranye mu muryango. Anointing kills a giant that she wasn't capable to kill in your family. hari umugabo witwa Goliyati There was a man called Goliath. yari yaratutse ubwoko bw'Abisiraheli. He insulted Israelites. yabututse iminsi 40. He insulted them for 40 days. ariko ku munsi wa 40 But on 14th, Imana yagurutse umugabo yasize witwa Dawidi. God raised the man he anointed called David. igihanda yari ayakishe. And he Hallelujah. killed that giant. muha ikiganza mumbarize ngo igihanda kiba mu muryango w'iwanyu urakeze. Gonna hand to your neighbor and ask them, do you know the giant that's in your family? aba igihanda cy'ubukene, Do you have the giant of kubyarira mu poverty? rugo, Giving birth while you're not married? kubengwa,
to be deceived in your kubaka ingo n'izikomere. relationships, to destroy, breaking up in your marriages. Ni wowe ubaye Dawidi w'umuryango kuko ni wowe usizwe. Hallelujah. Now become the David of your family because you're the one who's going to be anointed. Icyangiro n'ibindi. Rejection spirit and the rest of others. Uyu mwuka urarangira uyu mugoroba. These Hallelujah. spirits shall be over tonight. Haleluya. Hallelujah. Zamura amaboko avuga ngo nakiriye amavuta yica ibihanda. Lift up your hands and say, I receive anointing that kills Vuga ngo giants. nakiriye amavuta yica ibihanda. Say, I receive anointing that kills giants. Iwacu nawe atunze imodoka ariko njye ndatunga indege ndica igihanda cyo kudatera imbere. None own a car in my family, but I will own a plane. I will kill the giant of not prospering. Aya mavuta agiye kuzana ubukire. This Hallelujah. anointing will bring riches to you. Nese hari umwami ukena. Is there any king who's poor? Hey! Hallelujah. Hey! Hallelujah. Icya gatandatu. Sixth, Aya mavuta dukuza imbere ya bene data. this anointing makes us grow before our brethren. Ayaya muha ikiganza mubwire ngo Imana igiye kugukuriza imbere y'abo muvukana. Tell your neighbor that God is going to grow you before your relatives. Amavuta aradukuza. Anointing grows us. Amavuta aradukuza. Anointing grows us. Mumbwire ngo wari utarakura ariko Imana igiye kugukuza. Tell your neighbor that you yet grow, but God is going to grow you from today. Wari uri ariko ni wari ukuze. You was living but not grown. Yesu wa gatatu karindwi. Joshua chapter 3 verse Uwiteka 7. abwira Yesu ati The Lord spoke to Joshua that uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli. today I start growing you in the sight of Israelites, Kugira ngo bamenye ko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. so that they may be aware that I'm with you like I've been together with Moses. Yesu wa kane cumi na kane. Joshua 4:14. Ese wa musore sagikira. Uwiteka abwira Yesu ati uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli bose kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Hallelujah. Mose. Yes. Hallelujah. Mumbwire ngo abagupingaga Imana igiye kugusiga igiye kugukuriza imbere yabo. Tell your neighbor that those who was against you, Hallelujah. God is going to anoint you and you grow before them. Nuruzi ko bamaye amayero reka Hallelujah. They offers me euros. barimo arahanura gutunga amayero. Amen. Amen. Prophesying to own euros. Mu ikiganza mubwire ngo Imana igiye kugusiga amavuta ukurira imbere y'abene so nk'uko Yes, yakujije Dawidi. Say God is going to anoint you and you shall grow up before your relatives like he did to David. Yesu wa kane cumi na kane. Hallelujah. Joshua 4:14. Yeah! Hallelujah. Umva uko Bibiliya ivuze. Listen to how the Bible Amen. says. Uwo munsi Uwiteka kuza Yosuwa mu maso y'Abisiraheli bose baramwubaha nk'uko bubahaga Mose iminsi yose yamaze akiriho. Nimwakire neza. Hallelujah. Receive the word of God. On that day the Lord exalted Joshua in the sight of all Israel, and they feared him as they had feared Moses. Yeah! Hallelujah. Ariko urabona kubwiriza ubuzi ibyanditswe ukuntu biba biryoshye. Can you see how it's sweet to connect the scriptures by preaching? Reba umuntu mwegeranye umubwire ngo uyu munsi Imana iragukuza nk'uko ibikubwiye. Uzabimenya uwo munsi byabaye. Uzabimenya Hallelujah. batakwemeraga batangiye kukwemera. Tell your neighbor that today God will Hallelujah. grow you, and you know it when the people who then accept you are accepting you then. Uzi ibintu bigiye kukubaho Do you know what will happen to you? muri famiye yawe. In your family, Bagiye kujya bakwicaza bakugisha inama. they'll be taking you Hallelujah. for advice. Yeah! Hallelujah. Yeah! Hallelujah. Icya karindwi. Seventh, Aya mavuta this anointing azana ubukire. brings riches. Zaburi ya 23 niho shoreje. Psalms 23, this is where I'm ending. Subiramo ngo azana ubukire. Say it brings riches. Mumbwire ngo iri joro ugiye gusohokana ikirere cy'ubukire. Tell your neighbor Hallelujah. that tonight you go out with a realm of Hallelujah. riches. Abari online bayitegure ngiye kubasiga ibi birere mvuze birindwi Amen. bigiye kubambara. Online church, get ready. Those 7 realms I come to Hallelujah. speak of will be to your life. Reka uzubyiyumvire utagira ngo ibintu ndimo Uwiteka nkubwire. niwe mwungeri wanjye sinzakena. Yego. Ubwo si ubukire. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Yego. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Yego. Anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Agize ate?
untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, yego unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. umva nkubwire, haleluya. Amavuta usize amavuta hehe? mu mutwe. usize amavuta mu mutwe. You anoint my head with aya oil. mavuta ugiye gusigwa, And this oil that you're going to be anointed, aya mavuta ugiye gusigwa, the oil that haleluya. shall be anointed on you, agiye kukuzanira ubukire, Imana igutegurira ameza mu maso y'abanzi. it is Hallelujah, going to bring hallelujah. to you wealth, and God arranged table before your enemies. Yeah! Hallelujah. wayumvise? Did you Yes, get yes, that? yes. watangiye kuyumva? Are you now feeling it? umva igikurikiyeho, ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, iminsi yose. nkiriho. Oh my mumbwire goodness. ngo aya mavuta agiye gukurura ubusabane bwawe Hallelujah, n'Imana, ubuzima bwawe hallelujah. Tell bwose. your neighbor that this anointing will grab the interconnection of yours and God all your life. mumbarize ngo wajya gusabana n'Imana. Ask your neighbor, did you Mu used to ikiganza. interconnect with Amen. God? mumbarize ngo wajya gusabana n'Imana. Say, you used to interconnect with God. aya mavuta agiye gukurura ubusabane Hallelujah, bwawe hallelujah. This n'Imana. anointing is going to grab interconnection of yours and God. ubusabane bwawe n'Imana ntacyo uzongera kubucamo. Amen. Nothing will disconnect you with interconnection with God. vuga ngo byarangiye. Say, it's over. Hallelujah. niba ugira ngo ndakubeshya, If you think I'm lying to you, Samweli wa mbere 16:13, iyo umuntu amaze gusigwa agirana ubusabane n'Imana, Yes. umwuka amuzaho cyane. Amen. umwuka akunda ahantu hasize. the Yes. spirit likes where it's anointed. 1 Samuel 13:16. amavuta asanga ndi. Anointing join other anointing. Imana igwa urugendo muri Amerika, Hallelujah, God gives you a hallelujah. journey in the wajya US. kubitekereza? mbonye urugendo muri Amerika, wabitekerezaga ryari? When were you thinking about having that trip in nabitekerezaga US? ariko nuko bitarakunda, ariko ibiki bikunda? uko bitari bwakunde twabonye green card, ariko urashaka? twabonye green card, ariko Ngaho ntabwo nawe turajya nyumva. gukora. They got a ubu green se card. ibyo ndimo mvuga They nda succeeded adesa in a green ubu card. manurira abantu bambwire ko bidakunda. Simana akose koko. Prophesy, Papa. Prophesy, prophesy. Samweli wa mbere 1 Samuel Hallelujah. avuze ngo 13 naho ushoreshe. Samuel wa mbere. Hey, Hallelujah. sadiyante. Amen. Amen. umubyeyi yambwiye ko bitemera rwose. se nkora iki koko? one mama ko bidakunda se. Hallelujah. 15. Hanyuma Samuel asanga Sauli. Samweli wa mbere 16:13. 16:13. Samuel ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi cyane. amaze gusiga umwuka akajya agira ate? Azaho cyane. reba umuntu mwegeranye mubwire ngo ahantu hose uzasoma amavuta ubusomye mwuka wera. Tell your Amen. neighbor that Hallelujah. wherever you will read the word anointing or oil, it is the Holy Spirit. amavuta asanga ndi. The anointing join other anointing. uyu munsi ikirere cy'ubumana, ikirere cy'ijuru ugiye kumenyana nacyo. Today you're going to be familiar and know the godliness atmosphere. Yeah! Hallelujah. haguruka. Stand up. nakubwiye ko ugiye kugirana ubusabane n'Imana. I told you that you're going to have an interconnection with God. odakaza Hallelujah. mbega amavuta we. What anointing. Yes! Hallelujah. zamura amaboko yawe gatoya, Lift up your hands for a while. subiramo amagambo ngo mwami Yesu Kristo, Repeat after me, the King Jesus Christ. uyu mugoroba w'uyu munsi, Today's evening, kuko nta muntu ushobora kwegera ameza yawe because no one can be closer to your table adakarabye. while it's not clean. uyu munsi Today, ciye bugufi, I humble myself. mbabarira, Forgive me. nkuraho umuvumo wose, Erase on me any kind nkuraho of icyaha curse. cyose, Clean me any sin. ngiye gusigwa. And going to be anointed. nyemerera uku gusigwa kwanjye Please let my anointment bitandukane n'ibindi byose byaba byarabaye kuri cye. differ from any what happened to my life. niyo mpamvu maje kugusaba imbabazi, This is why I first ask you for kugira ngo forgiveness, mbabarire ikintu icyo ari cyo cyose so that you may forgive me about anything kigaragara that's sin. gusigwa k'uyu munsi murabizi najyaga ngira gutya. I used to do like this
for anointing. ariko uyu munsi wa none si uko mbikora, ndabasigisha ikiganza I will not spray on you, but I will use my hand. ndagusigisha ikiganza cyanjye. I will anoint you with my hand. uburetwa ibi bintu byose mvuze bigiye kwita bikuvaho. And all those things I come to say shall be removed on your life. utakubahaga agiye gutangira kukubaha. He who used not to respect you will do that from today. abantu bari ku murongo People who are online, mwitegure, get yourself ready. namwe mutegure amavuta hafi aho. Prepare your oil. uzamura amaboko yawe, Raise up your hands. vuga ngo mwami Yesu Kristo, Say, King Jesus Christ, ngusabye imbabazi I ask you for forgiveness ahantu hose nagenze nabi. anywhere I misbehaved. ko uyu munsi That today ngiye kwinjira mu kirere gishya, I'm entering in a new realm, aricyo kirere cy'amavuta. which is the realm of anointing. ibi bintu birindwi These 7 bigiye things kumbaho. are going to happen to me. ngiye guhura n'abakomeye, I'm going to meet great people. ngiye guhura n'abakomeye, I'm going to meet great people. ngiye guhura n'ibikomangoma. I'm going to meet prince, amateka yanjye and my history agiye guhinduka muri uyu mugoroba. is going to change tonight, ibyapfuye mu buzima bwanjye and everything died in my life byose bigiye kuzuka. is going to resurrect uyu mwanya, now, uyu mwanya, now, uyu mwanya, now, uyu mwanya, now, uyu mwanya. now. ngiye kwikonekita, I'm going to connect. ngiye kuzamuka, I'm going to exalt. ngiye gutera imbere, I'm going to prosper. ngiye kuzamuka, I'm going to exalt. ngiye kugira ubuzima bwuzuye. I'm going to have complete life. imibereho yanjye irahindutse, And my life changed. aho byari byarapfiriye Where it failed hose bigiye kuzuka, is going to resurrect. aho byari byarangirikiye Where it did not work hose bigiye kwemera. is going to work. ndagushimiye mwami Yesu, I thank you, King Jesus. ndagushimiye kubw'imbaraga zawe, I thank you for your power. ndagushimiye kubwo kwera kwawe, I thank you for your holiness. ndagushimiye kubw'umucyo wawe, I thank you for your light. ndagushimiye kubw'icyubahiro cyawe. I thank you for your honor. uyu munsi wa none Today, uku gusigwa kwanjye this anointment, butandukane n'ukundi kose kwabaye. may it differ from any other anointment that urwego ngiye kuzamuka and the level I'm going to exalt. ntacyo uzongera kurumanura. Nothing should take me down. aho Imana igiye kunjyana Where God is taking me, ntabwo nzongera kuhava. I shall never live from ahantu that ugiye kuzamuka place. Where I'm going to exalt, ni mu bushorishori. it is on the top of Clement. aya mavuta agiye kunguza This anointing is going to exalt me imbere ya bene data, in the sight of my brethren, imbere ya ba data bacu. in the sight of my uncles. aya mavuta agiye kunguza This anointing is going to rise imbere y'abatanyemeraga. before those who could not trust uyu me. mugoroba Today's evening, ni finale it is the final y'ibintu byose. of mu everything. cyumweru cy'ubuhanuzi, The week of prophecy, indwara nari ndwaye zirahita zikira. the illness I had shall be over. mu cyumweru cy'ubuhanuzi, In the week of prophecy, amateka yanjye arahita ahinduka. my history will change. mu cyumweru cy'ubuhanuzi, In the week of prophecy, imigongo nari ndwaye irahita ikira. the back pain shall be over. mu cyumweru cy'ubuhanuzi, In the week of prophecy, imigozi yari imambiriye yose irahita icagagurika. all the ropes that was bounding me shall release me. mu cyumweru cy'ubuhanuzi, In the week of prophecy, ngiye kwinjira mu rundi rwego. I'm going on another level. mu cyumweru cy'ubuhanuzi, In the week of prophecy, ngiye kwihuza n'ubuntu buri aha. I'm connecting myself with the grace here. amateka yanjye agiye kwita ahinduka. And my history is going to change. mwami Yesu Kristo, King Jesus Christ, ndagushimiye I thank you kubw'izina ryawe rikomeye. for your great name. ndagushimiye I praise you kubw'izina ryawe rikomeye. for your great name.
ahantu imana igiye kuzamura abantu where God is going to take you. nawe umuntu yazana wa mugozi ntiyabamanura ngo byemere. Even though they can bring any rope, cannot take you down. reka nguhanurire mpagaze ku maguru abiri. Let me prophesy to you standing in both reka legs. nguhanurire mpagaze mu buntu bw'imana. Let me prophesy to you standing in the grace of imana God. yamamagaye The God who called me. ivuganye nanjye aka kanya. He speaks to me right now umuntu ugiye gusigwa uyu mugoroba that he is going to be anointed tonight. ubuzima bwe bugiye gutumbagira uko bukeye n'uko bwije. His life will fly every day, every night. ugiye kujya ukora ku kintu cyose kinyerere. You'll be touching anything and it takes itself. ibintu bigiye kuba automatic. Things are going to happen automatically. nta bintu byo kurwana nka za manweri mugenda mupompa igikundiro kikubayeho cyinshi ibyo uzajya ujyamo byose uzajya uba uwa mbere. Nothing that will be so mechanic. Everything will be working easier for you. umwuka w'itsinzi ugiye kubashaka. The spirit of victory will locate you. zamura haleluya. Shout hallelujah. abari bakeneye amaviza mugiye kwita mutsinda. Those who wanted visa, you're going to succeed. Hey! Hallelujah. nta kintu urimo wumva. Don't you feel something? nyiri muri aya mavuta Still in this anointing. umuntu utaraha ubuzima bwe Kristo nabanza azamura ikiganza cye hejuru. Lift up your hand if you yet receive Christ in your life. utarakira Yesu If you yet receive Christ. utaraha ubuzima bwe Kristo ngo amwizere. If you yet submit your life to Christ and believe in Him. ko niko kwizera kwa mbere. That's the first faith. ibindi biza nyuma. And the rest comes next. arahari Is there anyone? yabonetse mu mukomera amashyi natambuka Let's azana. push our hands together by welcoming them here. umuntu utarakira Yesu. He who yet received Jesus. Yeah! Hallelujah. mu mukomera amashyi kurinda ageze aha. ayo mashyi Applaud to them until they reach here. umukomera amashyi kurinda ageze aha. ni babiri. Applaud. There are two. mukomere Yesu amashyi hagarara aho ngaho. Applaud to them until they reach here. mukomere Yesu amashyi. Applaud to Jesus. umuntu utarakira Yesu He who yet received Jesus. ngo amuhe ubuzima bwe. And submit his life to Him. mu kanya bamaze kutwigisha Shortly they taught us. baratubwira ngo hari n'abapasiteri bayobora amatorero batarakira Yesu. And they told us that there are pastors who lead the churches and yet they did not receive Christ. kuko bavukiye mu miryango ikijijwe. Because they was born in born again families. buri uriya mukobwa wanjye namwakirije Yesu. I have helped my daughter to receive Christ. yagiranye indahiro na Kristo She had a vow with Christ kugira ngo ejo so that tomorrow atazabyitwaza nagirana indahiro na Yesu. she won't take it for granted and she does not have a vow with Jesus. bariza umuntu mwicaranye ngo wakiriye Yesu cyangwa wabatijwe utaranamwakira ahubwo. Ask your neighbor, did you receive Jesus or you was baptized yet you did not do mwari that? mubizi ngo igihe kimwe nibuka nicyo nakwemereyeho wambereye umucunguzi. singize Yesu wanyigisha by'inzira ye ngo sengeshi menezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha. mwabyumvise. Did you got that? nicyo gihe yibuka. That's the time he remembered. 21 dufite umubatizo. 21st we have a baptism. umuntu utarabatizwa hano ninde? Let me see the person who's yet baptized here. mwese muzajya muraza kureba abarimu babafasha.
zamura ibiganza You'll byawe find the teachers to help you. subiramo amagambo ngo mwami Yesu Repeat after me, the King uyu Jesus. munsi Today, ndakwizeye I believe in you nk'umwami as the King n'umukiza and Savior mu bugingo bwanjye in my life. kura izina ryanjye mu gitabo cyo kurimbuka Remove my name in the book of death. ryandike mu gitabo cy'ubugingo buhoraho Register it in the book of life. uyu munsi maze kumva icyo ijambo ryawe rivuga After listening from what your word says today, natuje akanwa kanjye ko Yesu ari umwami I confess with my mouth that Jesus is the King. nizeye mu mutima wanjye I believe in my heart ko Imana yakuzuye mu bapfuye that God rose you among dead. ndakijijwe I am saved. subiramo ngo nizeye mu mutima wanjye Repeat, I believe in my heart ko Imana yakuzuye that God rose you among dead. ndakijijwe I am saved. mbaye icyaremwe gishya I am a new creature. amen Amen. data sengeye aba bana bakwakiriye Father, I pray for the children who receives you. bavutse ubwa kabiri They're born again. ubuzima bwabo bukomeze Strengthen their lives. ukomeze kubigisha ibyo batazi Keep teaching them what they don't mu know. izina rya In Yesu the name of Jesus. Amen. Amen. murareba uwo mugabo You'll find that man. uriya arabafasha He'll help you. muvuge ngo amen Say amen. ngiye kwinjira mu gikorwa cyitwa gusigwa I'm entering in an act of anointment. abo hanze ndabasiga nyuma I'll do that for the online church later. mube murarikana baza bafite abantu barwaye Keep inviting the people who have sick. okay nzanira umwambaro nambara mu mutwe Get me the veil I use. mbo ikindi cyongeyeho And the father of that, tuzongera guhurira hano kuwa gatatu we ryari shall meet up here on Wednesday. kuwa gatatu On Wednesday. kuwa gatatu On Wednesday, isaa 11 nibwo tuzongera guhurira aha 5 p.m. It's when we shall meet back here. kuwa kane On Thursday, tuzirirwamo we'll spend the whole day. kuwa gatanu tuzahurira hano saa moya And on Friday, we will meet here at 7. ubwo no ku cyumweru And as well on Sunday. kuwa kabiri On Tuesday, guhera saa from 10, ba bantu bitanze intebe zo kuri muri veye the people who pledged chairs in overnight, muzagende babaha amaresi go and be given receipts. nzabakira kugeza saa saba I shall meet you one to one up to 1. n'undi wese ushaka kugira intebe atanga And everyone who need to pledge a chair, urebane na komite ibishinzwe irihe muhaguruke find the committee in charge. dore ngaba Here they are. wiyandikishe kugira ngo umenye abantu nzakira Register yourself so that I may be sure of the people we shall meet. wifatire ka resi kawe baguhaye Receive your receipt. intebe imwe yonyine irahagije One chair is enough. kuwa kabiri uzaze nzakwakira And on Tuesday, come to meet me. ngusabira umugisha I pray for you the blessing. Imana irambwiye ngo umuntu wese ugize icyo akora aho bigeze ngo njye musabira umugisha mbwira Imana imukubire The Lord have told me that whoever shall do something to the level we are on today, I shall be praying for them the blessing so that God will multiply. ndabizi mbivuze ngo muzitange mwazitanga ariko ndashaka no kubasabira umugisha hari ikibazo I am sure that if I can ask you to give them out, you can do that. But I also need to pray for you the blessing. mubarebe mwiyandikishe nazaza ati rero ati pastor ati nanjye numvise icyo giko oya wiyandikishe ntabwo icyo dukeneye ari iki icyo dukeneye ni uko habwa umugisha Find them and follow the protocol of registration so that you won't come and say that I felt I can do the same. We do not need that action that much, but we need the blessing to flow upon you. nibambwira ko ari abantu 40 ubwo nyine ni 40 nibo nzazamuka nje kwakira ku mugoroba nifite izindi gahunda nzavamo mpita nza mu iteraniro ry'abafaransa saa 2 If they tell me that 40 people I will meet, I will follow that, and I have other programs in the evening, and I'll be from them coming to France altar. abashaka kwikonekita kuri Zoom y'abafaransa tuzaterana kuwa kabiri And those who need to connect themselves on the Zoom of France, we will gather on Tuesday. Zoom y'ababirigi n'ejo saa And the 2 Zoom of Belgium, it's tomorrow at 8. nuko gahunda zimeze And this is how the programs are set. abantu batuye mu gihugu cy'ububirigi The people who stays in Belgium, muraza gutanga nimero ya dona cyangwa se iya nuzi ya kamikazi kugira ngo babashe kubashyira ku rubuga
You can give out the contact of donor or kamikaze so that they may register you or add you in the group. abatuye muri Amerika, And those who stays in US, abatuye muri Amerika babahenuza. those who stays in US, Solange can give out her contact so that you can Iza Solange. join. Abatuye muri Canada And those who stays in Canada, nabwo yahita bafasha na Eva. she can also help you plus Eva. Nuko gahunda zimeze. That's how the programs are. Yesu abamera umugisha. May Jesus bless you. Icyanyuma Last not least, tugiye guturira Imana. we're gonna offer to the Lord. Hanyuma habwo nitumara gutura And after giving out our offer, ndahita ninjira mu kirere cyo kubasiga. I'll progress in the realm of anointing you. Nisoza And after that, urahita usohoka witoze wishimye. you'll come out happy. Message zimwe na zimwe ndazitambutsa ndimo mbasiga. I'll be giving out some messages by anointing. Bagwe envelope Receive an envelope, ushyiremo kimwe mu icumi cyawe. place in your tithe. Mu gihe murimo mutunganya icya cumi n'amaturo mugiye gutura, As you're preparing for the tithe that you're going to give out and this normal offer, abari online muraza gutura nyuma. those who are online, you do the same work later. Reka no mu Bufaransa mutange nimero, And as well in France, you can give out your contact, no muri Sweden mutange nimero. even in Sweden. Okay. Murimo mutunganya iki gikorwa, Preparing this action, nkorera kuri uwo mwana uri inyuma umeze nk'uwambaye amarinete wunamye. Stand up, haguruka. Witwa nde? what's your name? Clarisse. Witwa Clarisse. Clarisse. Ukorera nde? Who do you work for? Alice. 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 Alice rero Alice, then ugiye gusigwa, you're going to be anointed. agiye kuguhesha umugisha ugiye kwikorera. She's going Amen. to bless you and you will become a self-employed. Ijambo rya kabiri, The word number 2, uvugana n'umuhungu ariko nimubane. you talk to the man but you did not get to the stage of marrying. Imana ikuremeye ubukwe. Amen. Here the Lord creates for your wedding, Gikomere wagize mu buzima and the wound that you experienced in your life kirarangiye. is Amen. ended. Mwamaze kwitegura? Are you ready? Ngiye kubasiga ubuzima bwanyu bugiye kwita buhinduka. I'm going to anoint you and your life will change. Ngwino wakira amazu 12 muko. Come Wowe, and receive 12 houses. wowe nuri mu nyumva ubu? Can't you hear me? Ndavuga umuntu hano ufite domaine y'amazu, y'ibirere by'amazu. I'm talking to the person with houses domain. Ndebere. We ntabwo byizera. You don't believe that. None reka mvugane namwe. Let me talk to you then. Ufite ibibanza birenze bitatu ninde?